Mu kiganiro cyacu giheruka kuri misiyo ya NASA yiswe Artemis 2 yakozwe hifashishijwe icyogajuru Orion aho bari basubiye ku kwezi. Muri icyo kiganiro twababwiye ko abajya mu isanzure zimwe mu mbogamizi bahura nazo harimo iz'ubwiherero, no kuri aba bagiye ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane nyuma y'amasaha make cyane bahagurutse bahise bahura n'iki kibazo. I heard that there was a little bit of an issue with the toilet. Which one of you was the plumber? I'll take that one. I'm the space plumber. I'm Uwo proud wumvaga of ni umunyamakuru Gio Benitez aganira n'iri tsinda ry'abastronaute kuri iki kibazo bagize cy'ubwiherero nyuma y'amasaha make cyane bahagurutse. Yarababajije ati hari amakuru numvise ko nyuma y'igihe gito muhagurutse mwahuye n'ikibazo cy'ubwiherero, ati ninde muri mwe wari ufite inshingano zijyanye n'iby'amazi. Hanyuma uwitwa Christina Koch ni nawe mugore wenyine uri muri iyi mission muri iri tsinda yagize ati icyo kibazo reka bari ryo gisubiza, ati izo nshingano nizanjye n'ibyo zifite, ati cyo navuga nuko ubwiherero ari kimwe mu bintu by'ingenzi dukenera hano turi mu isanzure, ati kandi ko icyo kibazo cyabayeho ariko ku bufatanye n'abakontorora mission bari ku butaka ati cyaje gukemuka. Ese ubwiherero bwari bwagize ikihe kibazo? Nyuma y'uko iki kibazo kibayeho byari kubabangamira gute? Ni izihe mbogamizi cyangwa ingaruka zari gukurikiraho? Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Nkuko natangiye mbikubwira, nyuma y'amasaha make icyogajuru Orion gihagurutse cyari kijyanye abastronaute bagiye kuzakora ubushakashatsi ku kwezi. Abari bakirimo baje gutangaza ko bahuye n'ikibazo cy'uko systeme y'ubwiherero itari gukora. Systeme y'ubwiherero bakoresha ibikora mu buryo bubiri, hari igice kiba kigenzura umwanda ukomeye n'igice kiba kigenzura umwanda muto cyangwa se inkari. Iki rero ni nacyo gice cyari cyagize ikibazo. Batangaje ko iki kibazo cyari cyatewe n'uko icyo twakwita fan cyangwa se icyuma gitanga umwuka cyangwa se umuyaga wifashishwa mu bikorwa byo gukogota no kohereza imyanda habugenewe kitakoraga. Ibi rero byahise biba ikibazo gikomeye cyane kuko iyi systeme ibaye itariho ikora byagora gukontorora umwanda no kuwucunga, kubera ko mu kirere hataba gravity ikurura. Hano ku isi gravity niyo ikurura imyanda yimanura, mu kirere ntibyakunda kuko ubu buryo buramutse bwapfuye butari gukora bashobora kwisanga bari kwituma umwanda ugafloatinga cyangwa se ukareremba mu kirere kimwe nkuko nabo baba bariho bareremba, kuko nta kintu kiba gihari gikogota umwanda ngo bitume bitakara. Izo mbaraga zituma bitakara ko nta zihari, bishobora guhita bitembera mu kirere bikivanga nabo. Aha rero ni ikibazo cyari gikomeye cyane kuko iyi fani kuba idakora, no kuvuga ngo strong suction airflow ntabwo yaba igishoboka cyangwa se uyu mwuka ufite imbaraga nyinshi cyane ubukogota. Ikindi rero cyaje kubaho, batangaje ko uruhande rw'umwanda mukuru rwo rwarakoraga ariko byagera ku ruhande rucunga inkari no kuzohereza mu dutiyo twabugenewe ntibikore. Aha rero abashinzwe control bari basigaye ku butaka bakoranye nabo baravugana, babasaba kuri settinga systeme kuyisubiza hasi bakongera bakayitangiza bundi bushya. Ibyo barabigerageza, hanyuma kubw'amahirwe nyuma baza gutangaza ko noneho iri gukora properly cyangwa se mu buryo bukwiye. Aha rero wakwibaza uti mu gihe iki kibazo cyabagaho ubwo babyifashemo bate? No kuvuga ngo iyo bajya gutegura mission nk'iri baba bateguye backup cyangwa se ubundi buryo bwa kabiri bushobora gukoreshwa mu gihe ubwa mbere bwagize ikibazo. Hari ibyo bita temporary urine bags byateganyijwe byo kwifashisha mu gihe ubwiherero bwaba bugize ikibazo, nibyo bakomeje kugenda bifashisha hagati aho mu gihe ikibazo cyari kitaratungana. Gusa ubwiherero nkuko nabikubwiye ku gice cy'umwanda mukuru ho bwarakoraga, bakomeje kubukoresha, ikibazo kivuka muri systeme ishinzwe gukontorora ibijyanye n'inkari. Ikindi kibazo ushobora kwibaza aha, wakwibaza uti no kubera iki kibazo cy'ubwiherero bwagize ikibazo muri kiriya cyogajuru byabaye inkuru nini mu gihe cy'imyaka yatambutse muri misiyo za Apollo. Icyo gihe ntabwo ikoranabuhanga ry'ubwiherero nk'ubwo aba astronaute bagiye uyu munsi bafite nta ryabagaho, bakoreshaga uburyo bwari bugoranye cyane. Kuri iyi nshuro rero aho technology imaze kuba avance yateye imbere, aba astronaute bagiye muri iki cyogajuru cya Orion bari bakorewe toilette ziri avance zifite ikoranabuhanga ryisumbuyeho,
rero abantu bari biteze ko bo mu ngorane bazahura nazo iz'ubwiherero zidashobora gupfa kuvuka, ariko byabatunguye kumva ko ahubwo bo bahise bahura n'ikibazo nyuma y'amasaha make cyane bahagurutse. Nkwibutsa ko n'abastronaute bahagurutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane boherejwe muri misiyo ya NASA yiswe Artemis 2, icyogajuru cyabajyanye ni Orion. Ni misiyo ikozwe nyuma y'imyaka 53 yari ishize NASA itarasubira muri misiyo zo ku kwezi. Ni itsinda rero ryoherejwe muri iyi misiyo rikaba ryarageze muri orbit y'isi cyangwa se inzira isi inyuramo izenguruka izuba. Barahageze bahagera amahoro, ibyagombaga kubajyanayo barabikora kuko nacyo ni kimwe mu bice byari bigize iyi misiyo. Hanyuma kuri uyu munsi bakaba bamaze kuva muri iki gice, batangiye urugendo rwabo rwerekeza ku kwezi, ibyitwa translunar injection burn, kandi nabyo bikaba byagenze neza nk'uko babitangaje. Ikindi kandi kuba iyi misiyo ibaye itinze ntabwo ari ibyizanye, hari impamvu zimwe na zimwe twababwiramo nk'ebyiri z'ingenzi mu byabiteye. Impamvu ya mbere ni uko izi misiyo izo bita crewed mission cyangwa se misiyo ziba zirimo abantu, ni misiyo zihenda cyane, zitwara amafaranga menshi cyane. Icya kabiri ni uko ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo bisa naho ibintu by'ibyogajuru no kujya gukora ubushakashatsi mu isanzure ntabwo bikibashishikaje cyane nka mbere, kuko mbereho impamvu bari babinyotewe cyane basaga naho bari mu irushanwa rikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Reka ngushimire cyane we twabanye muri iki kiganiro, ngusaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibitekerezo byanyu tujye tubishingiraho tubakorera ibiganiro bibanogeye. Ikindi kandi habaye hari ingingo wifuza ko twakoraho ikiganiro, nayo wayitwandikira muri comment. Ibiganiro byacu naho ubutaha. Nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.